Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyiciro cya 66 agaciro k'umurimo. Wari umugambi w'Imana gukoresha umurimo kugira ngo yoroshye ikibi cyinjijwe mu isi no kutumvira kwa muntu. Kubwo gukora ibishuko bya Satani byahindurwa ubusa kandi umuvuduko w'ikibuga hagarikwa. Nubwo ujyanirana no guhagarika umutima ndetse no kuremererwa n'umubabaro, umurimo uracyari isoko y'umunezero n'iterambere kandi urinda umuntu ibishuko. Ikinyabupfura utoza gihagarika umutima wo kuvuyarara kandi kigashishikariza umuntu gukora, gutungana no kudakebakeba. Kubw'ibyo umurimo uhinduka umugabane umwe w'umugambi w'Imana ukomeye w'agakiza kugira ngo tuzahurwe tuve aho twaguye. Imirimo y'amaboko uyigeranyije n'imikino. Imyumvire yabaye igikwira mu bantu nuko imirimo y'amaboko itesha umuntu agaciro, ariko abantu bashobora kwirundumurira uko bukeye, kwirundurira uko bashoboye kose mu mikino yo kunaga umupira, umukino w'umupira w'amaboko cyangwa umukino wo gukina n'uwo guterana amakofi, maze ntibumve ko bataye agaciro. Iyo Satani abonye abantu bakoresha imbaraga zabo z'umubiri n'iz'ubwenge mu bikorwa bitigisha, bidafite umumaro kandi bitabafasha kubera umugisha abakeneye ko babafasha, arishima cyane. Mu gihe abasore bagenda bahinduka inzobere mu mikino idafite agaciro kagaragara haba kuri bo cyangwa ku bandi, Satani abakinira ku bugingo bwabo, akabambura impano Imana yabahaye kandi mu mwanya wazo akabaha imico ye mibi. Umuhati we ni ugutera abantu gusuzugura Imana. Satani ashaka kwigarurira no gupfukirana intekerezo rwose ku buryo Imana itazabona umwanya mu ntekerezo. Satani ntiyifuza ko abantu bamenya umuremyi wabo kandi ashimishwa cyane n'iyo ashoboye gutangiza imikino n'imico bizajisha ibyumviro by'urubyiruko ku buryo ruzibagirwa Imana nijoro. Bumwe mu buryo budashidikanywaho mu kwirinda ikibi ni ugukora umurimo w'ingirakamaro mu gihe ubunebwe no kutagira icyo ukora ari umwe mu mivumo ikomeye cyane, kubera ko bikurikirwa n'ingeso mbi, urugomo n'ubukene. Abantu bahora bafite imirimo bahugiyemo bakajya ku nshingano zabo za buri munsi bishimye, bene abo ni abantu b'ingirakamaro mu muryango mugari w'abantu. Ko basohoza bakiranutse inshingano zitandukanye bahawe, batuma imibereho yabo iba umugisha kuri bo ubwabo ndetse no ku bandi. Gukorana umwete bibarinda myinshi mu mitego ya Satani ushakira amaboko Gukorana umwete bibarinda myinshi mu mitego ya Satani ushakira amaboko atagira ikibi, Gukorana umwete bibarinda myinshi mu mitego ya Satani ushakira amaboko atagira icyo akora ibibi yakora. Ntibitinda ngo ikidendezi gituje cyivumbagatanye, ariko akagezi gahora gatemba gakwiza ubuzima n'umunezero mu gihugu. Ikidendezi gituje gishushanya abantu bicara ubusa batagira icyo bakora, naho akagezi gatemba kagashushanya abantu b'abanyamuhati. Urugero Kristo yatanze. Umurimo wahawe abatuye isi ushobora kubakomerera ndetse ukabananiza, ariko wubahishwa n'uko umucunguzi wawe yanyuze muri iyo nzira, kandi umuntu ukurikira iyi nzira yera nawe azaba amahoro. Kristo akiri muto cyane yarangwaga n'imibereho yo gukora. Umugabane munini w'ubuzima bwe bwo ku isi yawumaze akorana kwihangana mu ibarizi Nazareti. Yambaye imyambaro nk'iy'umukozi usanzwe ukoresha amaboko. Umwami w'ubugingo yagenze mu nzira zo mu mijyi muto w'aho yabaga, akajya aho yakoreraga umurimo we wari ucishije bugufi, nyuma akaza kugaruka. Kandi ubwo yagendanaga n'abaturage n'abahinzi, ariko ntihagire umumenya kandi ngo amwubahe nk'abamarayika baramufashaga. Umurimo ukoranye ubwitonzi ni umuti utuma abantu bagira amagara mazima, utuma abanyantege nke bagwiza imbaraga, abakene bagakira n'abababaye bakishima. Satani ahora aciye igico yiteguye kurimbura abantu bajya mu binezeza, bikamuha icyuho cyo kubegera yiyoberanyije mu buryo bureshya. Nta gihe agera ku ntego nk'igihe asanze abantu mu masaha bicaye ubusa badahugiye mu mirimo. Isomo twigira mu murimo unejeje kandi unyuze. Kimwe mu bibi bikomeye cyane bikomoka ku bukire ni igitekerezo kigezweho kivuga ko umurimo utesha agaciro. Umuhanuzi Ezekiyeli aravuga ati, dore iki ni cyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomu, ubwibone n'ibyo kurya byinshi n'ubukire bwe n'iby'abakobwa be, kandi ntiyakomezaga ukuboko kw'abakene n'indushyi. Ezekiyeli 16:49. Ahangaha tuhagaragarizwa ingaruka ziteye ubwoba z'ubunebwe buca intege intekerezo
bugasingingiza umutima kandi bukagoreka imyumvire, bugatuma icyatangiwe kuba umugisha gihinduka umuvumo. Umugabo ukora cyangwa umugore ukora niwe ubona ikintu gikomeye kandi cyiza mu buzima, kandi bene uwo agira ubushake bwo gusohoza inshingano ubuzima bumuha afite kwizera n'ibyiringiro. Abayoboke ba Kristo benshi baracyakeneye kwiga isomo ry'ingenzi ryigishwa n'umurimo unejeje mu nshingano za ngombwa mu buzima. Iri somo risaba ubwitonzi buruseho, kudakebakeba mu mico, gukorera Imana mu bushishozi umuntu afite bwose, yaba ari umukanishi, umucuruzi, umucamanza cyangwa umuhinzi mworozi, akarangwa n'amahame agenga ubukristo mu mirimo akora ya buri munsi kurusha uko yakora nk'umuvugabutumwa biherewe uburenganzira. Bisaba kugira imbaraga zikomeye z'iby'umwuka zituma umuntu azana iby'iyobokamana aho akorera, akeza akantu kose kajyanye n'ubuzima bwe bwa buri munsi, kandi ibyo asaba gukorerwa byose bigakorerwa hakurikijwe urugero rugenderwaho rw'ijambo ry'Imana. Ariko ibi ni byo Uwiteka asaba. Intumwa Pawulo yafataga ko ubu utari icyaha. Yize umwuga wo kuboha amahema, haba mu rwego rwo hasi ndetse n'urwo hejuru z'uwo mwuga. Akenshi mu murimo we w'ivugabutumwa yakoraga uyu mwuga kugira ngo abone ibimwunganira ubwe n'ibyunganira abandi. Pawulo ntiyafataga ko igihe yakoresheje atyo ari igihe cyapfuye ubusa. Igihe yakoraga uwo mwuga, intumwa Pawulo yabonaga ko uko ahura n'urwego rw'abantu atari kuzabona ubundi buryo yabageraho. Yerekaga abo yahuraga nabo ko ubuhanga mu myuga isanzwe ari impano itangwa n'Imana. Yigishaga ko no mu miruho ya buri munsi Imana igomba kubahwa. Ibiganza bye byabaga bihanda bitewe n'imirimo yakoze, ntibyagiraga icyo bigabanya ku mbaraga zo kurarikira kwe kuje imbabazi nk'umuvugabutumwa w'umukristo. Imana yagennye ko abantu bose bagomba gukora. Ikimasa gihinga gisohoza umugambi w'umuremyi wacyo kurusha umuntu w'umunyabute wicara ubusa. Imana ni umukozi udahwema. Abamarayika barakora, n'abagaragu b'Imana bakorera abana b'abantu. Abantu bategereje ijuru ritazarangwamo kugira icyo bakora bazabura icyo biteze, kuko imigendekere y'ibyo mu ijuru ni iy'icyicaro ubunebwe. Nyamara ikiruhuko cyasezeraniwe abananiwe kandi baremerewe. Umugaragu ukiranuka niwe uzakirwa mu munezero wa shebuja avuye mu miruho ye. Uwo mugaragu azakuramo intwaro ze yishimye, kandi urusaku rw'urugamba azarwibagirwa ubwo azaba ari mu kiruhuko gihebuje cyateguriwe abanesha kubw'umusaraba wa Kristo. Amen. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyiciro cya 67, kubiba ku nkengero z'amazi yose. Uwiteka arahamagarira ubwoko bwe kujya mu byerekezo bitandukanye by'umurimo w'ivugabutumwa, bukajya kubiba ku nkengero z'amazi zose. Dukora umugabane muto cyane w'umurimo Uwiteka yifuza ko dukora mu baturanyi bacu n'inshuti zacu, kubwo kugira neza abakene, abarwayi n'abapfushije ababo. Dushobora kugira icyo tubihinduraho kugira ngo ukuri ko mu ijuru kubashe kwinjira mu mitima yabo. Nta mahirwe nk'ayo yo gukora umurimo w'Imana dukwiriye kwemera ko ducika tutayakoresheje neza. Niwo murimo uhanitse w'ivugabutumwa dushobora gukora. Kwigisha ukuri binyuze mu rukundo no kugaragariza abandi impuhwe uva ku rugo ujya ku rundi, bihuje rwose n'amabwiriza Kristo yahaye abigishwa be igihe yabatumaga bagiye mu rugendo rwa mbere rw'ivugabutumwa. Impano yo kuririmba. Abantu bafite impano yo kuririmba barakenewe. Indirimbo ni bumwe mu buryo bugera ku ntego mu gucengeza ukuri kw'iby'umwuka mu mutima. Inshuro nyinshi kubw'amagambo y'indirimbo yera, amasoko yo kwihana no kwizera yaragomorewe. Abizera bagize itorero, abato n'abakuze bose bakwiriye kwigishwa kugira ngo bajye kumenyesha abatuye isi ubu butumwa buheruka. Nibagenda bicishije bugufi, abamarayika b'Imana bazajyana nabo babigisha uko barangurura basenga, uko bahanika amajwi baririmba, n'uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza bugenewe iki gihe. Basore namwe nkumi, ni mujye mu murimo Imana ibahamagarira. Kristo azabigisha uburyo bwo gukoresha ubushobozi bwanyu mu mugambi mwiza. Ubwo muzahabwa imbaraga y'Umwuka Wera kandi mukagambirira kwigisha abandi, ubwenge bwanyu buzakarishwa kandi muzashobora kuvuga amagambo azabera amashya ababumva kandi anababere meza. Umurimo w'ivugabutumwa mu buvuzi. Umurimo w'ivugabutumwa mu buvuzi utanga amahirwe n'uburyo bwinshi bwo kwamamaza ubutumwa. Kutirinda mu mirire no gusuzugura amategeko agenga ibyaremwe bitera bwinshi mu burwayi buriho, kandi biragenda byambura Imana icyubahiro kiyikwiriye.
Bitewe no kunanirwa kwiyanga, benshi mu bwoko bw'Imana ntibashobora kugera ku rwego rwo hejuru rw'iby'umwuka Imana ibashyira imbere. Mwigisha abantu ko ibyiza ari ukumenya kwirinda kuruta kumenya uburyo bwo kuvura indwara. Dukwiriye kuba abigisha b'abanyabwenge, tukaburira abantu bose kwirinda kuvuyarara bagategekwa n'inda. Igihe tubona umubabaro, ubumuga n'indwara byadutse mu isi ari ingaruka z'ubujiji, mbese twareka gukora uruhare rwacu dufite rwo kumurikira abari mu bujiji no kunganira abababaye? Bitewe n'uko inzira zinjira mu bugingo zakinzwe n'urwikekwe rutwaza igitugu, usanga abantu benshi basuzugura amahame ajyanye n'ubuzima buzira umuze. Umurimo mwiza ushobora gukorwa kubwo kwigisha abantu uburyo bwo gutegura amafunguro atera amagara mazima. Uyu murimo ni ingirakamaro kimwe n'undi murimo ushobora gukorwa. Amashuri menshi yigisha guteka yagombye gushingwa, kandi abantu bamwe bagombye gukora bava ku rwego bajya ku rundi, bigisha abantu ibyerekeye ubuhanga bwo guteka amafunguro atera amagara mazima. Binyuze mu nyigisho z'ivugurura mu by'ubuzima, abantu benshi cyane bazatabarwa bave mu gusigingira k'umubiri mu bwenge no mu mico mbonera. Amen.